twababwiraga ngo ijambo ryose uvuze rirandikwa mu gitabo kirabumbuye. Utarivugiye warivugira kwa Mutangana, warivugira mu mujyi, warivugira Sonatibe, warivugira Remera, warivugira Kacyiru, warivugira Kamuhoza, warivugira he. Yewe nawe numvise ngo urimo uragana za Mukindo wa Makwaza ugira ngo wambuke Burundi ahagane Maranga. Aho ngaho hariya nawe uri havugiye. Sekreteri w'Imana bari tayari kwandika. Cumuje yarakugushije ahita yihana arakomeza. Arimo arasingira. Woryamye muri ubu. Yakurogeye umwana arapfa ahita yatura agakiza yemera ko Yesu mwami mukiza. Umunsi agenda nawe byanditse. None wowe uracyamubona mu rupfu rw'umwana wawe. Nyamara we yatagiye. Nacyo akora azicara i Yerusalemu rero. None yarakucumuje cya gihe yakwamburaga amafaranga ahita yatura. Akomeza agaragura akungara karobora akaroboye inyama zose zishirira mu imbabura arangije nta kibazo inyama ntizishakwa ariko umwuka n'imboneka arimo ati nta kibazo rata Yesu amina twari turi kumwe rero bivuze nakubwiye ngo Imana itaragutabara buri wese akubonamo ubujiji, yakubonamo inzanga, yakubona ko uzapfura imbwa, yakubona ko uzapfa usaze, yakubona ko buri wese afite uko gufata. Bakunzi b'Ijambo Yesu TV, turabashuje mu izina rya Yesu. Twaje hano kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana kandi dushimiye ubuyobozi bwa Yesu TV budutumiye. Turi kumwe na mwene data waturutse mu majyepfo watumiwe kugira ngo adufashe kugira ngo aganirize abantu ijambo ry'Imana. Karibu turakwakiriye. Murakoze kumpaye ikaze kuri Ijambo Yesu TV. Nitwa Gustave Wanyirigira, ankora umurimo w'Imana muri Paruwasi Nyaruhengeri, Itorero rya Mugombwa. Ndi umu-ADEPR birumvikana. Hanyuma rero nanjye nshimiye ubuyobozi bw'Ijambo Yesu TV batugiriye icyizere cyo kuza kubwira abantu yuko ubwami bw'Imana bwegereje. Imana ibahe umugisha mwinshi. Nanjye nitwa Ntamujine Emmanuel, sengera hano hirya mu Kiyovu munsi ya peyaje. Nkaba ndi umugabo Nuyani mu Gasyata, mfite umudamu n'abana babiri. Nkaba ndi umumisiyoneri, ndi n'umunyeshuri. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Hakaba hari ijambo tugira ngo tuganire. Reka mwene data dusomere igitabo cya Malaki ibice byaho 3 umurongo wa 16. Umurongo wa 16 hari impine y'amagambo ivuga ngo abantu b'Imana biringirwa. 16 handitse ngo maze abubahaga Uwiteka baraganiraga. Uwiteka agatega amatwi akumva. Nuko igitabo kikandikwa imbere ye cy'urwibutso rw'abubahaga Uwiteka bakita ku izina rye. Ni amagambo y'Imana. Imana ihumugisha. Murakoze. Dushaka twashimira Imana. Mwami turagushimiye kubw'ijambo ryawe tugiye kumva. Abanyamahanga bari butwumve, bari muri Amerika, bari muri Canada, bari mu Rwanda, bari Burundi, Australia, Kenya, ahantu hose turakwinginze n'abanyarwanda bari butwumve iri jambo barikurikirane mu izina rya Yesu. Wakoze. Amen. Rero dusomye ijambo turimo turariganiraho n'abaho uri muri salo, uganire n'uwo muri kumwe, uganire n'abo muri kumwe, uganire n'inshuti zawe kuri iri jambo nyuma yo kuva hano kuri iyi televiziyo. Ni ukuvuga ngo iri jambo riravuze ngo abubahaga Uwiteka. Abubahaga iyo baganiriye Augustin, Uwiteka atega ugutwi. Ubise oya ntabwo ari kumwe. Atega amatwi. Uwiteka atega amatwi. Urumva? Akumva. Bivuga ngo abera b'Imana iyo bicaye cyangwa bahagaze barimo baganira, Uwiteka we ahita atega amatwi. None ngo yumva ibyo bintu ngo afite sekreteri ushinzwe kwandika. Ngo igitabo kikandikirwa imbere ye cy'urwibutso rw'abubaha Uwiteka. Tugarutse inyuma gato. Iyo igihe jyewe nawe twubaha Uwiteka, dukwiye kujya tuganira ibiganiro by'umumaro
duteganya ko ibyo tuganiriye byandikwa, sibyo? Kuko hari abantu biyibagirwa ugasanga baravuze ati ndagaswe burya, Uwiteka agahita yandika, kandi ntabera biki b'Imana, sekreteri w'Imana agahita yandika ndagaswe burya, ivugiwe mu mutumishi nta mujinya. Ibi ngibi ukaza bibazwa. Hari urwibutso turarugeraho. Hari abera b'Imana baba barimo baganira ukumva ati wangu burya cya kanaka iyo kibwiriza sifashwa. Imana ati cya kanaka, sekreteri cya kanaka iyo kibwiriza ntafashwa, agashyiraho akadomo. Byumva wowe uganira uca imanza, byumva wowe uganirira kwa Mutangana, byumva wowe uganirira mu isoko mu mujyi Nyarugenge, byumva wowe uganirira kuri busheri yawe, byumva wowe urimo uganirira muri ofisi, umenye ngo nimba wubaha Uwiteka ibyo uganira barabyandika. Amen. Ko kazi k'abasekreteri ubundi. Sekreteri w'Imana ashinzwe kwandika ijambo rivuye mu kanwa k'umuntu wubaha Imana. Amina. Niyo mpamvu niyo wavuga nk'indwara ikiri, sekreteri arabyandika akabidepoza ku Mana. Tiyavuze ngo iyi ndwara ni Imana igakiza indwara. Amina. Ariko haleluya. Amina. Yesu yavuze ngo iki? Yavuze ngo mu bimenyetso bigendana n'abizera ngibi bafite akanwa ko kwirukana indwara bagategeka, bafite akanwa ko kwirukana Satani bagategeka. Bivuze ngo mubera b'Imana harimo amagambo meza y'ubutegetsi, kuko Yesu yahaye abantu imbaraga eshatu. Imbaraga ya mbere yaravuze ngo ahantu muzageza ikirenge muhakandagiye hazahita haba hano. Bivuze ngo nubwo hano ari iwanjye, ubu ntabwo hakiri iwawe, hahita haba iwawe, kuko turimo tuhakorera. nubwo hano turi kuri TV Ijambo Yesu TV, ntabwo hakiri ahawe, kuko twahakandagiye. ubu tukihageze irenge haba iwawe. Imana ishimwe. Ubwo bihaleluya turabasubiza. Noneho aravuga ngo icyo muzatuza akanwa nzagikora. Bivuze ngo wantumbiwe ubibwiye umwana, wibagiwe ko akanwa kawe harimo kurema. Wakigoryiwe ubibwiye Imana, umwana nazana amanota 0 uzajya mu y'ibiri, kandi bamwise iki? Bamwise ikigoryi. Hari umubyeyi aheruka kujya muri toilette, yari yarabwiye umwana ngo ni amabyi, akajya ahora bivuga. Agiye muri toilette yitumye, ahagurutse ijwi riramubwira ati ayuhetse kutajugunyemo. Umubyeyi ati gayahe ayuhetse yo nuvuga ko ari amabyi. Bivuze ngo ijambo rivuye mu kanwa kawe iryo rireba. Uwitwa Samuel yaravuze ngo nta jambo ryanjye rizagwira hasi gusa. Bivuze ngo nta muntu w'Imana ukwiye kumanura ijambo ridafite umumaro rivuye mu kanwa ke. Ukiri aho gato, hari umubyeyi nanjye nzi, urabona ko abantu bakora amasengesho bagafashwa, bataha ugasanga basize batanze oda, aho uzajye kwanaka hari ifu nziza y'ubugari, uzagende ku isoko ugure 2 by'amaroti, ugura byumva ibyo ari byo, kugira ngo nava mu masengesho ahite ateka yiyakire amaroti. Ageze mu rugo akatagura ya maroti, abantu banasengana, acamutsa agasafuriya, azishyiramo. Igihe cyo kugaragura kigeze, aragaragura, yikojeje mu nzu ngazana kunyu asukemo. Hafi aho hari umwana n'amerwe y'abana urayabo, aba batuye mine. Ayo bateye nyina asohotse mu muryango, asanga umwana arimo ararwana nayo. Yari afite akamamiro mu ntoki, ahita akamukubita ati wa ntumbiwe ninde wakubwiye gukora mu nzu? Akana ngo tindapfuye, ndakareremba. Arahungiza biranga,
ahamagara abanyamasengesho biranga, umwana bamurayeho basenga, Imana iramanuka iravuga ngo umva, wansabye intumbi niyo nkwaye, none niyo nguhaye, andi marira mufite nayiki. bishatse kuvuga ngo ubundi umunyamerwe ushaka kumwica umutega inyama. Uwo mubyeyi rero atandukanye n'umukecuru Kamembe yakaranze inyama mu kungo ngo yuzura umwuka wera, akomeza agaragura akunga arakarobora, akaroboye inyama zose zishirira mu imbabura, arangije nta kibazo, inyama ntizishakwa ariko umwuka n'imboneka rimwe, ati nta kibazo rata Yesu, amina, twari turi kumwe. Rero bivuze ibyo urumva abantu baratandukanye, ukubise akamamira umwana n'uzuye umwuka akamena inyama, wahitamo nde? umva nahitamo wuzura umwuka zarangiza zigashira mu ziko. niko kuri kujyana. Ibyo bintu byambayeho, hari ahantu byambayeho, nzabivuga ikindi gihe, ariko nagira ngo mbabwire ko ijambo ryose uvuze birandika. Bivuze ngo na kwa kundi tujya kwicara tugakubita agateke ku kana cya perezida cya korali, ukuntu kingendaho, ukuntu wasanga n'uriya mukobwa ariwe wagiteye inda kikaba kirimo kiyoberanye muri korali. Bivuze ngo na sekreteri w'Imana aba afite ikaramu, cya perezida cya korali kingendaho, uriya mukobwa cyatewe inda gishobora kuba yaratewe inda na perezida, ni Gustave bivuze. Nuvuga ngo Imana irategereza amezi 9 yashira ikabona wa muntu atabyaye, igahita ishyiraho ngo waramubeshyeraga uzabibaza. Ni uko turamutse bivuga imbere yacu tugwabona dirija, nubwo mwe mutamubona, hari dirija azabituvugira muri korali, no kuvuga waramubeshyeraga uzabibaza. Twihuse kugira ngo tumere nk'abasubika dusenga Imana. Ijambo riri mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice byaho 20 umurongo wa 11, hari ijambo rivuga ngo mbona yicaye kuri yane, yego isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ni habakiboneka, ngo mbona abapfuye, ab'urupfu rwatwaye, abaguye mu nyanja, abakwawe n'ibindi bibazo n'ibiza n'ibiki, ngo inyanja igarura abapfuyemo muri bo, ikuzimu kugarura abapfuyemo muri bo, ngo ab'urupfu rwatwaye baragaruka, ngo nuko umuntu wese uhereye kuri Adamu arazuka, ngo ahagarara kuyicaye kuri yane, ngo aza kubazwa ibyo yakoze. Urabona ukuntu abantu bangana uyu munsi, none abapfura n'ukuntu bangana. Hera kuri Adamu bahagaze imbere yawe bazutse. Wumve Imana ifite strategy ya lisite, yego, yo kuzahana abantu uhereye kuri Adamu kugeza uyu munsi, ubu ngubu n'ejo hazaza, yo kuzaha ubugingo abantu uhereye kuri Adamu kugeza uyu munsi n'ejo hazaza. Bivuze ngo strategy y'Imana ifite kuntu ibikora. Ejo bundi hari umuntu wanyibye telefone, baza kumufata, bamufashe njya kuri RIB, ngeze kuri RIB nyine ayishe kuza ariruka, ariko umuntu wari wamubonye arangije arambwira ati cya gisambo cyaje, mpita nifata ndababwira abanyerondo bakigeza kuri RIB. Ngeze kuri RIB bashyira muri list y'abantu bibwe, nyine bajya kumbaza, umuntu wari ushinzwe kumbaza aravuga ngo ko mbona ari ubwa mbere ugiye muri RIB. Bivuze ngo hari strategy ya RIB, iyo ugiyemo kabiri barabimenya, niyo waba waragiyemo i Kamembe barabimenya, iyo uje i Kigali ukajyamo, waragiyemo wiba, waragiyemo wibwe, ariko njye nagiriwe amahirwe njyamo nibwe, sinagiyemo niba, Imana izabindinda. None nimbisi ifite iyo strategy, mwijuru ya strategy yo guhera ku bw'Adamu bandika ibyo ukoze. Hepfo aravuze ngo nuko ibitabo birabumburwa, ngo habumburwa n'ikindi gitabo aricyo cy'ubugingo. Ibi bitabo byabumbuwe ni iby'imirimo,
ikintu cyose wakoze cyanditswe mu bitabo by'imirimo. Rero hari umuntu wanditswe mu bitabo by'imirimo niyandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Umva ukuntu Imana yabwiye Mose, yaramubwiye ngo ucumuyeho wese niwe nzasiba mu gitabo cy'ubugingo. Ucumuyeho wese nzamusiba mu gitabo cy'ubugingo. Bivuze ngo Imana ifite tageti yo kwandika abantu bakorera Imana igasiba n'abayicumuyeho. Kandi ndabibutsa ko mu ijuru hari minisiteri ikomeye y'Imana y'abakozi b'Imana mu ijuru bashinzwe gukora umurimo w'isi. Amen. Bashinzwe gukora umurimo w'isi. Buri munsi ni ngo bahora bakora. Nkuko ubona u Rwanda rufite strategy yo kuvuga ngo agace kose karimo abanyerondo, agace kose karimo polisi, agace kose karimo RIB, agace kose karimo urwego rw'umutekano. Mu ijuru nabo niko bimeze. Simazo none se tubigenza ute mu ijuru kwari kure ukora surayizi ndayimenya urayimenya none tubigenze gute ko rumva mu ijuru ari kure kujyayo Yesu azahagarara ku bicu tumusanga yatujyana tike turayifite n'umwuka wera kandi kuko biravuga ngo Yesu azahagarara ku bicu ngo hamwe n'ijwi rya marayika n'impanda ikomeye y'Imana azabaje no kwifarashi y'umweru ubwo babandi bari barashatse kuvuga ngo Yesu tuzi ko ari umunyempuhwe baze bamwikubita imbere bamufata ibirenge nagera ku isi kudutwara ati dutitire atugirire imbabazi zamubwira bamweye kambuca n'abishaka cumuye kuko yamufashe akaguru ari hasi noneho ahita abamenya we aravuga ati noneho nzahagarara hejuru. Hari abantu bavuga ati ibintu Yesu bamukoreye ntiyazi ariko azahagarara ngo ari kumwe n'amagare n'amafarashi ngo abera bose kuko intama zizi ijwi ry'umwungeri ngo azavuga abera we sinzi ijambo azavuga ariko ngo azahamagara mu ijwi umuntu wese yumva. Hanyuma abapfuye niko Pawulo yandikiye Abatesalonike ngo bazuke n'abakiriho bahindura bambara ya mibiri itatu. Hari ijambo abantu bafite rijya rimbabaza rivuga ngo agakiza ni ikinege. Niryo abatumishi uyu munsi barimo babwiriza muri iyi minsi ariko bafashije bagira kandi bongeraho ngo agakiza ni ikinege. Bavuga ngo agakiza ni ikinege ngo n'akazi kawe umugore wawe azazamuka ngo usigare n'akazi kawe. Iyo niyo turufu ntabwo ariyo yagakwiye kuba iturufu ahubwo yagakwiye kubaho ko wigisha umugore wawe mukazamukana. Sibyo? Ntabwo agakwiye kumenya ngo ndakizwa jyenyine ngo kuko ari ikinege ngo n'akazi k'umugore nashaka azasigare. Gusa niyo turufu ahubwo ni ukwigisha mukazamukana kuko Yesu navuze ngo bahaye guhindura. Mugende muhindura abantu kuba bigisha. Bivuze ngo twebwe dufite imbaraga zo guhindura. Ntabwo ari ngombwa ngo tubwire abantu ko ari ikinege rero ngo udakizwa azarimbuka ngo ukizwa azajyayo, ahubwo dushake ukuntu twasaba Imana uwo tugejejeho ubutumwa ahinduke tuzabona abantu tujyana mu ijuru. Tugarutse rero Imana ibahereza umugisha. Twababwiraga ngo ijambo ryose uvuze rirandikwa mu gitabo kirabumbuye. Warivugira kwa Mutangana, warivugira mu mujyi, warivugira Sonatibe, warivugira i Remera, warivugira Kacyiru, warivugira Kamuhoza, warivugira hehe. Yewe nawe numvise ngo urimo uragana za Mukindo wa Makwaza ugira ngo wambuke Burundi ahagane Maranga. Aho ngaho hariya nawe uri havugiye. Sekreteri w'Imana bari tayari kwandika. Ubwo rero babantu b'amagambo mu rwongorerano bahindura abo bo izabahana niko yavuze. Nzahana abongora ngo bahindura inyogo abongorana nzabahana amazi ntagakiri yayana. Sekreteri arahari arimo arandika nicyo ashinzwe. Bivuze ngo natwe bituvuze abo babyanditse gusa Imana idufashe babigezeyo nabera b'Imana dore byabageze. Rero nshuti bavandimwe turabashimiye. Nari ndimo ndababwira ko ijambo ryose uvuze mu ijoro bararyandika. Gicungana naryo urundi rurimi rwawe urundi mutima wawe kurusha ibintu byose birindwa. Niba uzabasha kugera ku rwego Imana ishaka. Ntabwo ibyo abantu batekereza bihuye n'ibyo Imana itekereza. Hagati aho tureke kwibanda ku bavuga ibibi tugaruke ku bavuga ibyiza. Iyo uvuze neza nabwo barabyandika.
nzatanga imifuka 10 mu nzu y'Imana. Atanze imifuka 10 ni ukuri ko Imana Gustave Imana imuhumugisha ariko bakabyandika. mpise nibuka ijambo riri mu byashyira Yohana rivuga ngo numva ijwi rimbwira ngo andika nibi ngo hahirwa bapfa bapfiriye mu mwami. Umwuka ati yego nibaruhuka imihati yabo ariko n'iby'intwarane ni by'intwara apfiriye kuko mu byashyira Yohana handitse ko ahereye mu bice 3:5 haranditse ngo unesha, kandi umuntu anesha iyo yarwanye. dusoza nigeze kundi kuri samagare noneho umuntu ahirika mugenzi we kugira ngo muri ruhurura ahita akomeza ageze imbere bamuhembeye ko yaguye mu ruhurura cyangwa bamuhembeye ko abaye wa mbere bamuhembeka ko yabaye wa mbere. Amina. Tujye gusenga rero kuko hari abantu bivuga ngo kanaka yarangushije kanaka yaracumuje yarakugushije ahita yihana arakomeza arimo arasingira woryamye muri ubu yakurogeye umwana arapfa ahita yatura agakiza yemera ko Yesu umwami mukiza umunsi agenda na Bibiliya byanditse. Noneho wowe uracyamubona mu rupfu rw'umwana wawe nyamara we yatagiye yabaye wa mbere azicariye Yerusalemu rero noneho yarakucumuje cya gihe yakwamburaga amafaranga ahita yatura. Uyu munsi tureke kurwagwana abantu tikanaka yagize yaracumuje niyo mpamvu nagize kanaka niyo mpamvu naguye. Umuntu yahiritse umuntu ku igare aragwa bahimba wabaye wa mbere. Paulo yaravuze ngo ndasiganwa simeze nk'utazi yonja ngo kandi abasiganwa bose siko bahemba ahubwo bahemba umuntu usiganwa nk'uko bitegetswe. Arabati kandi nkubitana ibipfusi simusha aravuga ati kuko nze munza aho nze hano mpamya. Rero iteka kina abantu bamenya hano bawo kugira ngo kubite Imana ibahereze umugisha. Sembabwe ngo mukubite bagenzi banyu ibipfusi ahubwo no kugira ngo mumenye iteka. Bivuze ngo niba muri guhangana na Satani mumenya ahantu dayimoni hagurukiye mumutsindisha. Adamu na Eva babuze ijambo rivuze ngo handitswe ngo baratsindwa, ariko ijambo Yesu yabonye handitswe ngo Satani yavuga handitswe na Yesu akavuga ngo handitswe. Igihe ibyanditswe bivuye muri wowe uhitushi. Niyo mpamvu Abaroma bavuze ngo mbese Abayuda turusha abandi iki cyangwa gukebwa tumaze iki? Tubarusha muri byose. Icyambere tubitse ibyavuzwe n'Imana. Iyo rero wabitse ibyavuzwe n'Imana nibwo ubaho. Amina. Imana ibamugisha. Turagushimiye Gustave. Kambabwire gatoya ko unesha anesha yarwanye kandi umukristo wese ari mu ntambara y'ibintu bitatu kandi mu ntambara yahereye mu ijuru. Turimo turarwana n'umubiri, turimo turarwana n'isi, tukarwana na Satani. Biravuze ngo unesha niwe uzambika imyenda ye kandi ngo ntago nzasiba na hato izina rye mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Ufite ugutwi by'umwuka yabwiraga abantu bateze amatwi ijambo STV. Imana ibamugisha. Hano urabona ko bafite agakomere nakabonye nari nambaye neza uwo munsi koze itimo narimbye maze niratana umubiri ngenda nidonda ku moto ihita inkubita hasi sigarana agakomere njya kwipfudisha. Bivuze ngo umubiri nawe ni umwanzi nyine umubiri ni umwanzi. Imana ibamugisha. Ni namazina nayavuze nomero zanjye ni 078 070 40 080 wamamagara gusobanura icyo ushaka gusobanukirwa, wamamagara nkagusengera cyangwa nawe ugasenga tugasengana, wamamagara tukaganira ibikurikiye. Imana ibahumugisha muri hose mu isi yose. Imana iguha umugisha. Nanjye ni 0788 9831 2 dore ko tuba dufite ahantu duhurira nyine twihamagara. Ubwo nawe ushaka kujya aho hantu uyihamagare, ushaka gusengerwa uhamagare, ushaka ikindi kintu cyose kubyanditswe wowe hamagara. Kandi icyo washaka cyose cyo twebwe tudafite mu ijoro baragifite. Icyatunanira gukora mu ijoro baragikora. N'ijambo washaka gusobanukirwa uzarizana uko ringana n'iryatunanira
tuzabaza Imana tuzayibaza amakuru. Imana rero bahereze umugisha. Murakoze, turagushimiye Mana mu izina rya Yesu. uduhereje umugisha wo kumva amagambo yawe. Haleluya. Aya magambo ni impuguro Haleluya. itambutse mu matwi y'abakristo, ariko yego uca mu matwi y'imbuka mukundi, ahubwo reka aya magambo aze mu mitima yacu, agira ibyo asenya, agira ibyo yubaka, hanyuma iri jambo rizatubere nk'urwego ruzatugeza mu kugira ngo abavuga amagambo hirya no hino bamenye ko mu ijuru babyandika. Sekreteri w'Imana kuvuga amagambo mazima, koko sekreteri w'Imana bandika. Turagushimira rero abari baravuze amagambo mabi, tubasabiye imbabazi Yesu. Umuntu wese wumvise iri jambo akemera kwihana, umubabarire ku magambo yavuze, ubisibe, kuko mu ijuru haba na vino isiba. Uyu munsi urakoze kubyumvise. Dushimiye n'ijambo Yes TV, kugira ngo nabo ubahereze umugisha kandi ukomeze kubarindira ibyuma bakoresha bamamaza ubutumwa, kugira ngo nabyo bitangirika, bakomeze bakomeze mu izina rya Yesu. Amen. Shalom, shalom. Shalom.